Welcome to my YouTube channel, guys. Ndabaramukije abantu mwese, aba diaspora, abanyarwanda, ariko aba diaspora cyane cyane ukuntu mwiga muturemera tu. Dukomeze. Guys, ka video barakarebye, kahise gakurikirana kakandi kaje kandongo tungengereye n'undi ko muri filime ya Gashugi. Kandi nako baragakunze nukuri. Ariko mukabone ko mukubise bari ibintu byo gukina bari filime abantu benshi bahise bandakara bakabigira nkaho biririyo ku buryo mwahura akakurakara akagira ngo umwana mubi kandi wari ugukina. Oya nta hantu bihuriye nyine like zira ni message tuba turimo turatanga ku rubyiruko Uko zibaho. Ni ibintu biba tuba dukora. Ari gikundana n'umuntu agatinda gushaka arimo kundana yirirwa kwereka ko ukunze kandi asigira kugira umugore. Ni byiza ko ufatisha umuhungu umwanzuro ku ngufu. Reka tugomba kuza tubafatisha imyanzuro ku ngufu kugira ngo narebe ko umuhungu ari serious. Rimwe na rimwe abahungu bagendera ku bitekerezo by'abakobwa. Bakamubwira ati dushaka niba yaritinye erega abahungu bigiye batinya n'inshingano. Mugomba gutinyuka inshingano. Ibiryo warya n'umugore yabirya. So nibyo nshaka kubabwira mujye mukundana n'abana mubashake mubarongore ariko mubarongore. None se ariko rero ari ibintu ntajya nemeranya namwe rimwe na rimwe. None se uvuze ngo ibiryo narya nawe wabirya ngo umugore n'umwana babirya gute? Nukuri babirya nese ikiro cy'ibirayi wakimara. Ntabwo wakimara. Nyine ubwo nimba nta kimara narya inusu. Oya inusu nayo ishaka kutagwaza ariko utetse ikiro cyo uvuze ngo urashaka umugore baragafasha. Urinda ugira imyaka 40 ugitegereje amafaranga utarayabona. So rimwe na rimwe ugomba gufata umwanzuro kandi Imana ikunda urugo ikunda abantu bishize hamwe. Ishatse umugore Imana iragusanga. Uzarebe ufite amafaranga y'umusore uyapfusha ubusa. Ariko igize umugore utangiye gushira mu bari umugambye ko nta makara hari. Umugambye ko umwana akeneye Pampex ugasanga amafaranga yose yajyanye mu rugo iyo ari umugore mwiza akanayakipinga ejo mukubaka n'inzu yanyu mugatera imbere. Nta musore ndabona uva gutera imbere. Niyo ateye imbere amesha ashira mu kabari n'urubyiruko no kugura indaya ibintu nk'ibyo ngibyo. So urugo no umugisha urugo Imana yaruhaye umugisha yarubyesinze. Niyo umuntu agomba gufata umwanzuro akiri muto agashaka akava mu we. Mani iyo utinze gushakura wandavurira muri Kigali. Cyakoze nano buriya rero Aston nyine like ibyo ni ku muntu umaze kugira ikintu agira. Wa musore wikodeshereza wa musore ufite akazi gushaka biba ari ngombwa. Ariko se wa muntu utaragira akazi wa muntu utaragira ahantu yakura cya kiro cy'ibiraya nyine kirimo guhasuringa yashaka. Uwo ngo bagomba kubategereje akabanza akabona yandi make kuba yakwitunga kuko hari igihe umuhungu akabisa atinjiza na 50 ku kwezi ari uwo kwigasaba inzoga uwo bakiri gustruggling ariko nawe ngira ngo niba warabyiteye n'ahandi urubyiruko usanga ruvuga ngo ntago wenda nacukura toilette icyobo ntago wenda na umucleaner kandi mu by'ukuri nubwo ufite diplome ubundi ikintu cyambere kiza ina hano umwuga ni gukora. Ubwo ufite diplome wanacukura nta kibazo. Ikintu cyose ugomba kugikora none se umuntu ucukura ntashaka gutahana 6 ku munsi. Wowe wicaye wisize utegereje kuzakora kuri computer ufite iki mu rugo. Ibintu byose ugomba kubikora kugira ngo ububeho. So ikintu igituma abantu bakena ni mentality y'abantu bishizemo ko bagomba gukora ibintu bisa n'isura zabo. Ni mukoye n'ibidasa n'isura zanyu kumva ko bari ababi bari ameze cyane bagomba kubikora. Wowe ngo waroze kwisiga ngo ugomba gukora ibintu byiza. Why not? Wakora ibintu byose. Nanjye rwose nibone mu kirakamye buryo ntekera ntajye namutekera kankubita nk'ibyo. Guteka se ni ubonye wabasha gucuruza gataro. Of course ariko mfite level yawe mpamvu ntagacuruza none mpamvu ntagacuruza none mfite ubushobozi bwo kubona 500 hagiye kuri indi business 500 nagenda ahantu washaka ahantu nkora imbuto inzu ya senkani nkacuruza imbuto ariko niba ngiye mbasha kuba nabona amafaranga mu bicubi ya gataro niko nakora kuko niko naba nshoboye nshaka guca mbere umuryango wanjye nkatereka inyanya ku munsi kanyinjiriza igihumbi nkarya ibirayi ibiro 2 niba bitari mu butari ko nabyihahiye. Icyambere cyose ni ukwimenya. Ikintu kitwica n'ugora dutekereza ko turi kuri high level kandi nta muntu ujya kuri high level. Igihe kirakubwira igihe cyose wahanura kugasura hasi ugahita wicuza kandi kuba usaba igihumbi cya 500 nibi birababaza. So ugomba kugira icyo ukora kugenda kose kibe kiza ari kugikora. Yego. Rero hari abantu batabyumva ngo bazajya barya amafaranga yacu. Yangise ko byabaye rambere so musigaye mushaka yacu. Abahungu benshi ntabwo bashaka amafaranga y'abakobwa. Ariko uriya muhungu nawe barimbwa. Abari ikibwa paso bumva bimizo tuwe ntabwo uzabikora ntabwo uzakina amafaranga y'abagore. Yewe amafaranga y'abagore nayakenera ariko mu buryo butandukanye. Umugore nyine ampaye akazi akamuha amafaranga nta kibazo. Atari ko hari uburyo bundi nyine bwo umuntu atakwiyumvamo nyine like ibintu nyine bitari positivity nyine biri negativity nibyo nshaka kuvuga. Yego. Ariko mbonye umubosi akama amafaranga akambwira ati bigende gutya na gutya ntago nafite ku gitsina cye. Ubwo icyo nshatse kuvuga wacyumvise. Ntabwo nyine nanze mvuze ko basibanza napfubura.
Pfubura iki? imyenda yapfubye imyenda yapfubye Yewe rero Rasta, Imana nibona ko ari byo bintu nshoboye gukora ubu se mba nihiringa gutya nirukanka gutya kuko ntawe ndahura nabo. barabonyera bakatira Ngewe ni nako ni birebire nzaba mbabwira. Siniyasigisi. Sinasigisi y'abandi uraruka mba nararutse none sinararutse. Imana yagukinze kabisa yarabigutwaye yabikujyanye kure. Reka biriya bintu ntabwo biba ari byiza nese ubundi ari amafaranga wagize ngo ntagoye uzi kugira ngo umuntu aguhamagare akubwira ati pfukama ugapfukama uri umusore ubyibuke ati jya muri kafe mu ngaho kumva biriya bintu ni bibi pe nibi cyane ngo nudakora ngo amasaha nk'icumi ngo nta kindi bukumarire akagenda ukajya muri farumasi hari imiti nyine ubwo nshatse vuba igihe kinini ukagenda ukagura ibinini bikakwangiza like nyine nubundi weze musara amafaranga ari ntabwo mbizi ntabwo mbizi ibyo bagura ni ukuri gusa icyo ngo birahari ntabwo ari byiza pe kuba ari ukwiyica kumva ntukakora ibyo bintu dore bamwe barapfa niba bari byo kumva ngo baguye ku ndaya ntabwo baba bapfuye gupfa gutyo gusa baba babinyweye bikabarusha ubushobozi ugasanga barwaye za rubagimpande za hepatite bigahita bibapfa nibyo nyine njya mvuga none se ubu wakomeza umwana n'umukobwa gute hasi nkamwemeza se gute nta muntu wakwemeza umuntu burya abantu bazakubeshya ushaka kuza kumwemeza agakina n'undi umwemeza kurenza wowe ntabwo n'ubundi aba ahari nawe nta muntu wamwemeza biba bizahererekana paka upfuye kuko nta muntu ukira uvuga ngo wowe nta mukobwa wemeza bahora bashaka abandi babemeza oya si icyo wowe ngewe ubushobozi mfite ntabwo wowe bwakwemeza hari undi uzaza akandusha n'ejo n'uwo aze hagira undi umurusha wa wundi nyine wikora n'ejo hazaza mbega like mwege nta muntu ujya ubemeza cyane nibyo nta muntu wita kwemeza abakobwa ubuse muri ino minsi dufite uduki ugiye gushyira ku ncano yawe hari utuboro twinshi twakoze turimo turashutinga nizere ko nawe twakoranye ubwo wenda waruje kubaganiriza nizere ko nyine bazajya badukurikirana ahantu hose tujya tubaho utuntu twinshi tugiye dutandukanye ndumva nta kindi kintu cyo kuvuga pe amagambo ashize vuga twakoze twaraniye umunsi wose tuzaba dufite ibiganiro birebire kurenza aha ngaha ubutaha iki rero nicyo twari dukoze kugira ngo dusuhuze n'abantu nongeye nkangure nayo tubicara nanjye maze igihe n'abasinzirije twasuhuje abadiaspora cyane mu Bufaransa harimo ba Dodosi bashuti banjye muri Belgique ahantu hose ngiye mpafite inshuti z'abadiaspora nazisuhujije nabo navuze bihangane n'abanyanyakigali ndabasuhujije ciao ciao ndabasezeye bye ciao